Muraho neza, nitwa Uwimana Patricie, bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ku cyumweru ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Turi mu kiganiro cyerekeranye n'ubworozi bw'ingurube, twibanda ku mirire y'ingurube. Iki ni ikiganiro cy'icyiciro cya kabiri. Ku cyiciro cya mbere twarebeye hamwe kugaburira ingurube. Icyiciro cya kabiri ushize tureba ingano y'ibiryo bihabwa ingurube, ariko twibanda bihabwa ingurube ku munsi, ariko twibanda ku twana. Uyu munsi turibanda ku ngurube ifite amezi 4 n'ingurube ifite amezi 6. Ni gute ni igaburo ryazo riba rimeze gute? Nabibutsa ko abatarashoboye kureba ikiganiro cya mbere, kugena igaburo ku munsi by'ibiryo ingurube irarya, ubikora wibanda ku bintu bitatu. Icya mbere ni imyaka ingurube ifite. Ese ifite imyaka 2, imyaka 3, ifite amezi 4, amezi 6, ifite amezi 2, ifite amezi 3, ifite ibyumweru 3, ifite ibyumweru 8, ibyo ukabyitaho. Ingurube yawe ifite imyaka ingahe? Ingurube yawe ni ntoya? Ingurube yawe irakuze? Igice cya kabiri none batubwira kwibanda ku biro ifite. Ingurube yawe ifite ibiro 10, 20, 30, 100, 200, 400. Ingurube yawe ifite ibiro bingahe mbere y'uko ugena ibyo irarya ku munsi? Hanyuma icya gatatu batubwira yuko twagombye no kwibanda ku cyiciro ingurube irimo. Ese ni ingurube ibyara? Ni ingurube ihaka? Ni ingurube ifite abana yabyaye? Ese ni sekurume? Ese ni ingurube yo mu cyiciro cy'amezi 4? Ni ingurube irwaye? Ni ingurube iri mu kihe cyiciro? Umuntu aramutse akubajije ati ingurube yawe iri mu kihe cyiciro, ugahita umenya icyiciro irimo. Ibyo bintu bitatu rero nibyo bintu tugomba kwibandaho mu kugena ibiryo ingurube zirarya. Inoza ingurube nkuru, kuko ingurube ifite ibyumweru 16 kugeza ku byumweru 24. Ingurube kuva ku mezi 4 kugeza kuri 6 yagombye kuba ifite ibiro hagati ya 50 n'ijana. Ntabwo ingurube zose zihuje amezi zingana mu biro, kubera ko n'ingurube ntabwo hari byinshi bizitandukanya. Hari kuba ubwoko, se ni Landrace, ni Biestre, ni Duroc, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese ni ingurube worora ku buryo ziba ziri hanze ecologique? Hano Denmark mbere nari nzi ko ingurube zabo zose ari za ngurube z'ibisore pe, zifite metero zingahe z'uburebure ntibuka, zifite santimetero zingahe zo ihagaze kuva ku mano uzamura ujya hejuru ntibuka, ipima ibiro mu magana kandi kiri ntoya. Ariko naze gusanga hari n'ingurube rwose zishobora kumara umwaka zitarageza mu biro 100. Ingurube za ecologique cyangwa se ingurube bororera ziba ziri hanze, zirya imbuto, zirya ibyatsi, zirisha zizenguruka. Ariko nuko kuba ziri hanze ni nkuko wazushyira mu rwuri, ariko nta bandi bantu binjiramo ngo babe bazizanamo indwara, bakwinjizamo indwara. Kwa ngo hinjiramo haba harimo ingurube, hakaba harimo n'abaziragira cyangwa se abazorora, rwose zigatembera ku gasi. Hari n'ukuntu tuyatwanga ingurube ngo zirakonje cyane, nakunga ingurube ngo zanga ubukonje, ndibuka ngitangira kubaka mu rutsiro, kororera mu rutsiro. Hari ahantu harakonje ntabwo ingurube zizahashobora. Ariko narebye izo ngurube nari mvuze zo hano Denmark ugasanga ziri hanze kandi ari mu bukonje.
hari igihe nzabereka amavidewo cyangwa se mbereka ingero z'izo ngurube ziri hanze kandi hakonje. Ubwo rero nk'izo ngurube uramutse ubajije umuntu akakubwira ati ingurube yanjye ifite amezi 9 ariko ipima ibiro 50, ni ingurube norora ku buryo zitungwa n'intuza ni vegetarian muri mwe mu vegetarian ntabwo nanze urugero bidahuje. Nuko nyine wahisemo kuzorora za ngurube ekologike zitaba no mu biraro ahantu hafunze, mbese zifite uburenganzira busesuye nta stress. Rero nukuzigaburira kuva ku biro 2.5 kugeza ku biro 4 ku munsi. Anga nkagaruka mvuga nti aba bahanga babashakashatsi nibyo batubwira, biroroshye ku muntu wihingira ibigori, wihingira ibinyampeke, wihingira ibinyabijumba, birabiryo byose ngurube zirya byibanze, ufitiye imboga biroroshye. Ariko niba uragura ibiryo uragaburira ingurube zawe uziha ibiryo byo mu ruganda, tuvuge niba uri Rusebeya akagari ka Mberi aho pig finisher ihagera ikiro gihagaze kuri 548, mwibazo uramutse ufite ingurube 30, buri ngurube irarya ibiro 4 ku munsi. Fate 548 ukube 4 wongera ukube n'ingurube 30, amafaranga wajya utanga ku ngurube y'ibiryo gusa ni menshi cyane. None waba ugiye no kuzigurisha muri iki gihe ubukungu bumeze nabi ku isi yose, wahomba da. Vuga ngo hari kuba twakurikiza aya mabwiriza aba bahanga bashyizeho, ariko nanone tukareba uko mu mufuka wacu hameze, ikindi none tukareba niba na situation turimo ubukungu bumeze nabi n'iki umuntu yakora. Ingurube rero zigeze igihe cyo kubyibushya, ni ukuvuga ngo ingurube zifite amezi 6 zagombye kuba zifite ibiro 100 kuzamura. Ibi nibyo ndi kubabwira ko ari abazungu nyine babishyizeho. Ntabwo bavuga ngo ingurube zavukira Rusebeya mu mezi 6 zifite ibiro 100. Birashoboka mu gihe runaka, wenda bitewe n'umworozi, ariko cyane cyane ndavuga nk'abaturage n'ingurube borora baho, ntabwo ku mezi 6 zaba zifite ibiro 100. Iki noneho batubwira ko izo ngurube zagombye kurya ibiro 4 kugeza kuri 5 ku munsi. Ni ibiro byinshi kuko zaba zigeze igihe cyo kubyibushywa. Abarabona iyi mibare ni ukuvuga ngo ushobora kuba bateze ko zatangiye zirya igice cy'ikiro, zikarya ikiro, zikarya 2 n'igice, zikagera kuri 4, none zikazigeze kuri 5. Ubwo nyuma ntiratubwira ko zishobora no kurya ibiro 10 ku munsi. Oya, biterwa n'icyiciro ingurube irimo. Ahangaha turi mu cyiciro cyo kubyibushya, ntabwo umuntu ahora abyibushye ingurube. Ushaka kuzibyibushya muri iki gihe, kanazibyibushya noneho birenze uvuga uti ndifuza ko nizigira amezi 8 bita nzohereza Nyakariro, nzohereza abashi bakazigura, kuko zirazamaze kugira ibiro byinshi kandi usibye ubukungu bumeze nabi. Ubundi umuntu aguze ingurube ayigura ku biro. Rero ni ukuvuga ngo iby'ingenzi umuntu agomba kwitaho ni imyaka, ni ibiro zipima, noneho n'ibyiciro ingurube irimo, akaba ari umuntu yarebaho. Ubutaha tuzareba kugaburira isekurume, kugaburira ingurube ihaka, kugaburira ingurube yonsa. Izi ngurube isekurume abashakashatsi batubwira ko irya yagombye kurya ibiro bingahe ku munsi, ingurube ihaka yagombye kurya ibiro bingahe ku munsi, ingurube yonsa yagombye kurya ibiro bingahe ku munsi. Murakoze rero, mukomeze mugire icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Uwimana Patricie. Imana ibagirire neza, naho ubutaha. Bye.